Turabasuhuje cyane mwese bakunzi ba Kamanzi Official, by'umwihariko abapioneers bose aho baherereye ku isi. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kumayininga, kandi turushaho kwitegura Open Network igice cya mbere igiye kuba bitarenze aya mezi atatu ya mbere ya 2025, nk'uko byagiye bitangazwa kenshi mu matangazo anyuranye, kandi akaba atarahindurwa nk'uko byavuzwe yuko bitazahinduka. Buri wese rero akomeze gukora ibishoboka byose kugira ngo yitegure, atunganye konte ye, twitegura Open Network igiye kuzaba. Ni Tete Kamanzi ubasuhuza, cyangwa se muri kumwe kuri mikoro. Niki rero mbazaniye? Nta kindi mbazaniye inkuru nziza. Inkuru nziza nyizaniye aba pioneers b'abanyarwanda bose, cyane cyane umuntu wese waregistarinze Pi Network akoresheje phone number ya MTN. Abakoresheje Airtel kuverifyinga phone number birakunda, ariko bigusaba gushyiramo amafaranga. Hagenda amafaranga 79 dushyiraho 100 mbega ubwo. Hanyuma message ni kwitwara no gukora password ya kabiri birakunda. Wowe waregistarinze ukoresheje Airtel sim card birakunda nabo ushyiraho iryo jana, ariko hagenda nyine ya message y'amafaranga 79. Hanyuma ku muntu wakoresheje sim card ya MTN, sosiyete y'itumanaho ya MTN, muzi ko hashize amezi niba atari 3-4 ibyo bintu bidakunda. Ariko kuri uyu munsi umuntu wese utarakoze phone number verification kubera ko bitakundaga ko yakoresheje umurongo wa MTN, ndamumenyesha yuko byakunze, birakunda, twabigerageje inshuro zirenze imwe. Ikindi kiyongiyeho gukora password nshyashya. We wari usanzwe ufite password uyizi ariko ukifuza kuyihindura, birakunda pe. Ibyo ngibyo nanjye nabyikoreye kuri telefone yanjye. Akarusho noneho gatangaje, izo message ziragenda ugakora ibyo basaba gukora, ariko nta message nimwe itwara amafaranga. Congratulations kuri MTN, sosiyete y'itumanaho mu Rwanda. Message ziragenda ugahindura password, ugakora inshyashya, cyangwa ukakora phone number verification, ariko nta n'igiciri cya 0001, nta n'akadomo, nta n'akatonyanga kagenda k'amafaranga. Message ziragenda ku buntu, birakorwa ku buntu. Wow. Iyi ni inkuru nziza ku ba pioneers batari bazi password yabo. Ndagira ngo mbonereho kubwira aba pioneers bafite ibibazo bimeze bitya. Umupioneer wese wifuzaga guhindura password kugira ngo abone uko yaccessinga agera kuri konte ye ya mbere, bikanga kubera yuko ntitwari tuzi impamvu, ariko noneho byakunze, biremewe kubikora. Noneho niba wowe warakoze konte ya kabiri, kandi iyo konte ya kabiri ukaba wari ufiteho Pi nyinshi, n'urugero ngiye kubaha. Hari umuntu wigeze kuza nsanga yaregistarinze Pi ye akoresheje phone number ya MTN, ariko kumayininga byaranze kubera ko gusubira ku murongo byari byaranze. Icyo gihe byadusabaga ko agomba kuba yibuka password ye, ntayo yibukaga. Icyari gisigaye byari kumukorera password ya kabiri, ntabwo byashobokaga. Byabaye ngombwa ko kugira ngo azahombe, byabaye ngombwa yuko akora konte ya kabiri, ariko adakoresheje ya nimero ya mbere, agakoresha indi nimero ya kabiri. Uwo muntu babiri nibuka, umwe yari afite Pi 120, byabaye ngombwa ko azihomba. Undi yari afite Pi 90, byabaye ngombwa yuko azihomba. Unibuka n'uw'Ikarongi
abo bantu ubu ngubu niba bafite payi zigera wenda kuri 20 cyangwa 30, kandi icyo gihe yari afite 120 cyangwa zira 90, namuhitiramo ko yakora ya konte ya mbere, agakora password nshya, agasubirana konte ya mbere, iyi ngiyi ya kabiri akayisiba. Ibi rero murasabwa kubikora mu maguru mashya vuba na bwangu, dore hasigaye iminsi mike cyane. Iyo mvuze ngo hasigaye iminsi mike cyane, abantu bagomba no kumenya iyo minsi mike cyane isigaye ni ya minsi itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Ni umuntu wese utarakoze KYC, umuntu wese utarakoze KYC barayimuhaye ntiyuzuze na mainnet checklist, payize azazamburwa izo yamaninze mbere zose, dore hasigaye iminsi 3. Ubwo rero abo bantu bakwiye gukora ibi bintu muri iyi minsi 3, batanguranwe barebe ko hari babahaye KYC. Niba baraguhaye KYC ukaba utarayikoze, dore ubonye amahirwe yo kugira ngo ubigire vuba uhite ubikora. Ubwo igisigaye gira vuba ugira ute ubikore, gira vuba ubikore. Numara kubikora urebe ko baguhaye KYC uhite uyikora, kandi ntuyikore nabi. Iyi minsi 3 ndakurahiye, burya urugamba rw'iminsi 3 bari rurerure cyane, ni nk'urw'umwaka. Mwirwaneho uko bishoboka kose kugira ngo batakwambura za payi zawe nyinshi. Noneho ya yindi yari iriho dukeya, nubona iya mbere isubiyeho, aba ari uko uzuriza ibyangombwa byose, noneho nurangiza ya yindi ya kabiri uyisibe, kuko ntacyo iri bube ikimaze wabonye payi nyinshi, kuko gutunga konte ebyiri birabujijwe. Icyo ngicyo ntikirangiye. Reka noneho tujye ku kandi kagingo tunagasorezo, kuko turashaka gukoresha iminota mike. Nari mbabwiye ngo gukora password nshyashya ku muntu waregistarinze akoresheje MTN ntago byakunda. Gubwo ndabwira abanyarwanda, ubu noneho birakunda, kora password nshyashya cyangwa ya yindi wari ufite yihinduri, mu rwego rwo kurinda umutekano wa konte yawe, kugira ngo abazaguhakinga banyuze kuri password yawe kuko bayizi basange bidashoboka, maze wirindire umutekano wa konte yawe. Ikindi, ku muntu utaruzi password ye, kora yindi birakunda. Noneho umuntu utarakora phone number verification, ngaho bikore, nabyo birakunda, kandi byose nta mafaranga agenda, kereka kuri Airtel niho amafaranga agenda gusa, nabwo ni 79. Ibyo ngibyo nabyo ndabisoje. Ndagira ngo rero mbamenyeshe uburyo bushya tugiye gukoranamo abo nari nsanzwe mfasha, cyangwa se n'abandi bifuza ko mbafasha. Mbere na mbere, niba ushaka yuko ngufasha kuri konti yawe ya Pi Network, tegura ibi bintu ngiye kukubwira. Icyambere, banza umpamagare umbaze ngo urihe, usibye ko ngiye kuhababwira aho nzajya mba ndi, umbaze ngo urihe ko nshaka ko umfasha. Wimpamagara umbwira ngo urabona ngo nagize, ukajya kunsobanurira ikibazo cyawe, mbwira ko ukeneye ubufasha kuri Pi Network, jewe ngezeho buri kimwe cyose ndakibona, ikitari ku murongo kuri konti yawe ndakibona. Mbwira ijambo rimwe ngo nkeneye ubufasha, irya kabiri nagusanga he, irya gatatu birasaba iki. Bazi ibyo bibazo bitatu. Ndi kanaka, nkeneye ubufasha bwawe kuri Pi Network, kabiri nagusanga he, gatatu biransaba iki. Mbaza ibyo bibazo bitatu nanjye mbigusubize. Wingira kunsobanurira ikibazo wagize, jewe ikibazo cyose ufite kuri Pi ndi hano. Ntago wene nshaka kwivuga imyato, ariko ndagerageza, ibigeragezwa ndabigerageza. Hanyuma rero ku bantu bibwe Pi, ndaje ndagaruka kubabwira aho nkorera. Icyo cyo wenda ntuzajya ukimbaza, ahubwo uzajya ubukizi. Ku bantu bibwe Pi, tugufasha kuri potinga. Reka ne kujya muri detail. Ikibazo cyose ufite kuri Pi Network, kuri konti yawe Pi Network, ngwino tugufasha. Banza ariko umpamagare mbaze ngo umbwire ngo mfite ikibazo nshaka kufasha kuri Pi, kabiri ndagusanga he, gatatu biransaba iki. Murakoze. Dore rero icyo aho munsanga mbe ngisubije. Ubundi mu masaha ya mbere ya saa sita yose guhera mu gitondo mba ndi muri studio za Ihumure TV, kuko ubu ngubu
ari cyo kinyamakuru turimo gukorana mu biganiro n'amakuru bitandukanye. Nanabashishikarize kuyifollowinga by the way. Hanyuma kandi nyuma yaho guhera mu masaa 7 kuzamura, muzajya munsanga kuri Great Hotel Kiyovu, ni hariya mu Rugunga uzamutse gato kuri Ecole Française, uvuye kuri Lycée de Kigali ugatambika kuri Ecole Française uzamuka ujya mu Kiyovu, aho ku muhanda niho muzajya munsanga. Winjiremo, uwo wasanga ku muryango wese niba mubwira uti ndashaka Kamanzi, bakakwereka aho nicaye cyangwa se aho ndi, cyangwa se ukampamagara nkakubwira nti injira. Icya kabiri, nta bantu bemerewe kwinjiramo ari babiri, kuko imyanya iteganyijwemo ni y'abantu babiri, ni umwanya wanjye n'umuntu mfasha. Ubwo rero no kubanza kumbaza nta muntu muri kumwe ngo nze umfashe, nkakubwira ngo ino cyangwa se buretse, nkaguha wenda iminota. Tubikore mu kinyabupfura, muri gahunda nyine, kandi dukoresheje igihe. Ndagira ngo mbashishikarize gukurikira iki kiganiro mperutse gukora, kivuga kuri blockchain na artificial intelligence. Ni ikiganiro cy'isaha irenga. Ndasaba abantu gukurikirana iki kiganiro mwitonze, umupayoniya wese aho aherereye. Ni ikiganiro nimero 162. Umupayoniya wese not umupayoniya, umuntu uwo ari we wese wifuza iterambere rijyanye n'igihe tugezemo, ndagusaba gukurikira icyo kiganiro. Basi ugisubika aho usubikiye, uko ubonye akanya uhasubukurira, uvuge uti buri munsi ngiye kwiha iminota 20 numve iki kiganiro, nongere nsubukure ku minota 21 numve iki kiganiro mpaka ugisoje. Kuko iki kiganiro ni ikiganiro kirimo ubwenge bwinshi, kirimo ubuhanga bwinshi, cyane ko naganiriye n'inzobere mu by'ikoranabuhanga. Nibwo buzima babamo bwa buri munsi. Bari abantu n'abana bato n'abasore, mubitondere. Okay, byinshi sinshaka kubivuga. Reka mbarobesheho gatoya wenda muri icyo kiganiro. Harimo ahantu bavuze ngo ubu ibi inkingi 3 z'ingenzi iterambere ry'iki kinyagihumbi cya 7 tugezemo gishingiyeho. Abantu ngiye kubyibagirwa. Hari abantu ndabyibagiwe. Abantu, ikoranabuhanga n'igihe. Abantu, ikoranabuhanga, igihe. Ubwo ni population, hakaba technology, hakaba na time. Bavugamo akantu kavuga ngo tugeze mu gihe cyo gukoresha igihe gito tukakibyaza umusaruro mwinshi. Fine. Reka ngarukira hano. Niyo update nagira ngo mbahe kubijyanye na phone number verification no gukora password nshya ku baregistarinze bakoresheje MTN SIM card, kuko bitakundaga. Akarusho noneho n'ubuntu. Wankorera MTN mu ntoki rwose. Nuko hanyuma ikindi indi update nari nibagiwe ikomeye cyane, nari mbasize ntayibabwiye, ngo inkuru y'umwana isubira inyuma. Reka nsubira inyuma mbaka update keza cyane ku muntu wifuzaga gukora update ya phone number, no, ya password. Yes, ya password. Ubu ngubu bashyize akantu kameze gutya ngo password. Ukanze hariya kuri update kuri password, barakubwira ngo password update, reset your password using the email or phone number associated with your Pi account. Barakubwira ngo hano namabwiriza ngo resetting cyangwa se reset, kora password ya kabiri unyuze kuri email cyangwa kuri phone number. Iyo phone number cyangwa iyo email wamaze guhuza na Pi account yawe. Ubwo rero hariho utuntu tubiri. Akabanza ni email, akakurikira ni phone number. Ushaka gukora password yawe unyuze kuri phone number, bivuze ngo nubwo kuri phone number byakomeza kuba imbogamizi, Pi kwa team tuyishimire cyane ko nayo yashyizeho uburyo bwo kuverifyinga password unyuze kuri email.
ibi nabyo nabikoze. Urajya he? Uragenda hariya kuri email, ukandeho kuri email, urahitamo mbega inzira ugiye kunyuramo. Email yanjye ngiriya iba yanditsemo, nkahita nkora kuri continue, ugakurikiza amabwiriza, ukagenda wamara kubikora ukajya muri email, ukareba ka message baguhaye, ugakanda kuri click here, ukakandaho, ukongera ukagaruka. Tuzabyiga nanze kubaha update ndende. Ubu ndaza kugaruka mbaha practically uko bikorwa. Hanyuma ukagaruka handi muri email, ugakora bikakwira successful. Mwabyumvise bambi, no kuri Imana ishimwe yuko ariko wa team ari MTN batuzirikanye, batukorera ibyiza cyane. Unyuze kuri phone number rero ushyiramo igihugu, hasi ugashyiramo phone number uhereye kuri 7, ugakora kuri start, ugakurikiza amabwiriza, ibintu bikajya mu buryo. Ukagaruka ugakora password. Urabizi ko ikora password nshyashya yandika 2 zikaba zisewe bidasa, ntago bikunda. Reka ngarukira aha, niyo update nabahaga. Ndaza kugaruka mbabwira ngo buri kimwe gikorwa gutya, intambwe ku ntambwe, ubikurikire. Ngiye kubasaba ikindi kintu mbabwira kandi kantu, ni mwirinde channels zibaha amakuru y'ibihuha. Kandi iki kintu ndagira ngo mucyumve, mwikuremo umutima mubi. Mwikuremo umutima mubi wanga gukurikira cyane ngo nuko ari yakanaka. Ni mwishyiremo umutima ushaka amakuru, kandi amakuru meza. Mureke kuroga intekerezo zanyu ngo murateza imbere ngo umuntu ibihuha. Ejo umuntu yarababeshye, mwarabibonye, yarababeshye. Iyo tumaze gukora wallet, hari ahantu tujya tukajya gukora icyo bita testnet. Testnet iyo turimo kuyikora, hari message baguha mbere y'uko uri kuri iyo message, izo pages ariko ziba ari za testing. Hari umuntu nagiye kubona mbona atanze amakuru, aba ari yo message abasomera, ababwira aho kugira ngo Pi will never ask you your passphrase. Pi ntizigera ikubaza passphrase na rimwe. Rero ibyo ugiye gukora umenye yuko ari umuntu ugiye guha Pi, ntagari kwa team izi kubajije. Umenye uje kuza, ese uyu muntu waba umuzi, did you recognize this account, iyo konti urayizi? Wamara kubyemera bakakubwira ibindi ukurikiza niki. Noneho umuntu azababwira ngo Pi ntago izongera kuguha iki passphrase yindi. Ase muri ibyo bintu ku bintu binasomeka umuntu uzi Icyongereza niyo cyaba ari gikeya yakubyisemurira. Narababwiye bene ibyo bintu mubireke mukurikira amakuru y'ukuri. Ndatungurwa cyane gukora inkuru nk'iyi ireba ubuzima bwa pioneers n'ibyo bagomba gukora byose, ariko ikarebwa n'abantu batashobora kurenga n'igihumbi, nyamara basubscribinze ari 600. Ukibaza aba bantu bateye bati. Ejo rero mugatangira, none se wadufashije, watworohereje, wadukoreye, wowe kuki udakurikira? Nk'ubu nabahaye ikiganiro cyo kwisuzuma ukareba ko konti yawe yujuje ibisabwa. Ikiganiro nimero 147, nta n'abantu 1000 bayiroye, ariko telefoni ziba zanyishe na WhatsApp bambaza ibi kuki utagiyeyo. Kabiri, naberetse inzira zo kwandikira kwa team, ugahitamo aho uri bunyuze ikibazo. Icyo kiganiro muramutse mukiro nimero 153, muramutse mukitegereje mukakireba ni video, cyabafasha cyangwa se mukabaza ibindi byongeraho. Ariko abantu bakiro ni mbarwa, ariko abantu bakagaruka bagashima kuza kuntesha umutwe no ku no umuntu yabikoreye kugira ngo bigufashe we kwangiza n'amatike yawe uza kundeba. Kwera iki Banyarwanda namwe bapioneers muri rusange. Nanone nsoreze kuri iki, nabahaye ikiganiro nimero 148, abantu bashaka kuregisteringa bushyashya. Dore wanyura kuri iki kiganiro kikakwereka uko winjira muri Pi ni video, ariko abantu binjiraho ni bangahe bakinjiraho. Ese kugisharinga abantu bawe ukababwira uti none nugeraho bakubaza username mushyiremo iyange dore ngiye, ariko ukaba iyo video ikabafasha. Reka da, none tubazaniye ikijyanye na blockchain technology and artificial intelligence, nicyo cyerekezo turimo kuganamo. Ikiganiro nimero 162 na kabiri, ni ikiganiro anini gitangwa n'abakozi b'ikigo cya Metaverse Solutions Limited. Bakora kwa Rubangura, hari service nyinshi dukeneye nyinshi cyane badufashamo. Baradufasha kubona isi turimo kuganamo y'ikoranabuhanga. Gahunda yabyikorere, we ntubishaka bazaguca amafaranga y'umurengera
nudashobora kubyikorera tuzaguca amafaranga udashobora gutekereza ingano yayo n'impamvu zayo. Nyamara wari kubyiga, it's for free. Kurikira ikiganiro ni ku buntu, ni mega zawe ukoresha n'ubundi wazikoresha guryongora kuri TikTok ureba imbwa yirukanka ni pusi, ntibigire icyo bikwinjiriza. Reba menya mugire icyo mumenya. Mwamutumye mbatonganya. Naho mukanya turahurira kuri Ihumure TV, ini Kamanzi official. Ndabakunda ariko ntimubibone. Ndababara uzi gukunda batagukunda. Numva mbabaye cyane, ariko ni hahandi hanjye sinzacika intege. Sha reka nkubwire, nzagumya mbakunde ni mu byanjye, ariko nanjye nzakunda umuntu ndabikundera. Ngira nkasanga nabakunze mwese nta konde nabigenza. Ntangize ko sinakwihatira kubireka, kandi sinabyishyiramo. Nabonye biza mbifatanye nanjye nta kundi. Nuko nyine murakoze, mba numva afite ishyaka rindya mu mutima. Ego. Hanyuma ejo hari umuntu wambajije ngo ko abantu banze kwinjira muri payi ngo umuntu ngo yabigenza ate. Ndamubwira nti tubafasha kubabona. We niba ushaka yuko tukwinjiriza abantu kuri konte yawe muri payi, tuhamagare tuvugishe uti ndifuza. Muri make serivisi yari yo yose igendanye na payi ngewe mpamagara mbaze. Ariko ni nyuma y'ikiganiro, nyuma ya guhera saa 7 kuzamura nyine bavuye muri gahunda za Ihumure TV. Nongere mbabwire ngo muyikoreho subscribe mukane n'akazogera, mujye mumenya ko ikiganiro cyahageze. Mukanya duhurire. Murakoze cyane, mugubwe neza. Ndabakunda ku buryo mudashobora kubyumva. Sinshaka gukomeza kubisubiramo. Murabeho.